Turabasuhuje tubahaye ikaze mwebwe mukurikira iyi cano yacu ya Korali Ibanga ry'Abizera. Tubifurije impera nziza z'umwaka wa 2025, tunabifuriza umwaka mushya muhire wa 2026. Uzababera umwaka w'amahoro, uzababera umwaka w'ibyiza byose mushaka, Imana izabe mu ruhande rwanyu. Nk'uko mubibona kuri kamera, kuri screen zanyu, dufite abatumirwa babiri tugiye kuganira nabo uyu munsi, aho tugiye kuganira ku rugendo rwa Korali Ibanga ry'Abizera kuva itangiye kugeza uyu munsi. Ese batangiye bate, bagezeho uyu munsi, ni izihe mbogamizi bahuye nazo, ese icyerekezo bafite mu minsi iri imbere cyangwa mu myaka iri imbere ni ikihe? Ibyo byose nibyo tugiye kuganiraho muri iki kiganiro. Muze mubane natwe, mudutege amatwi, mudushyigikire, kuko nimwe dukorera, ibyo dutegura byose nimwe tubitegurira. Tubahaye ikaze rero. Nk'uko mubibona, kambanze nakira abo turi kumwe, mpere kuba ufite mikrofone adusuhuze, atwibwire, na mugenzi uri ku ruhande abigenza atyo. Murakoze. Murakoze, nitwa Serafine Nyampinga, nkaba ndi Presidente wa Korali Ibanga ry'Abizera. Uyu munsi turi kumwe mu kiganiro. Murakoze cyane. Yesu ashimwe. Nitwa Muhawenimana Lucy, nkaba ari njyewe ushinzwe iterambere rya Korali Ibanga ry'Abizera. Murakoze. Murakoze cyane. Ndumva mbere yo kugira ibindi bintu dutangira, reka tubanze dusenge, kadusabe Presidente adusengere kugira ngo iki kiganiro Imana ize kubana natwe. Mana y'amahoro, Mana ishobora byose, Mana yihagije, turagushimye. Tugushimiye rero umugambi wawe mwiza cyane, umugambi wagize igihe watwemereraga kuboneka hano muri uyu mwanya. Tugushimiye yuko uri Imana nziza kandi uri Imana ishobora byose. Nyemerera rero iyi saha uze ubane natwe, udushyigikire, ube mu ruhande rwacu, kandi Data wa twese Mana ishobora byose, reka nkwinginge ngo iki kiganiro tugiye kwinjiramo uze ubane natwe, kandi ufate umwanya wo kudushyigikira muri uyu mwanya kugira ngo izina ryawe rihimbazwe. Urakoze rero, tukwemereye nk'Imana, ngaho dushoboze kuko ushobora byose, ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Arakoze cyane kutwinjiza muri kino kiganiro cyacu, tubanza gusenga. N'ubundi ni wowe ngiye guheraho mbaza, nk'uko twabivuze dutangira, tugiye kuganira ku rugendo rwa Korali Ibanga ry'Abizera. Ese Korali Ibanga ry'Abizera yabayeho ryari? Murakoze cyane. Korali Ibanga ry'Abizera yatangiye kwitwa Korali Ibanga ry'Abizera mu mwaka w'ibihumbi 2003, kuko mbere twariho turi amakorali abiri atandukanye. Hari korali bitaga Bwira Bose, hari na korali iryo Banga ry'Abizera. Birangiye rero, ubwo habayeho ko izo korali zigenda zicika intege kubw'impinduka zari zibaye. Hanyuma hagenda hasigara abaririmbyi bake muri buri korali. Muri 2003 nibwo korali zabashije guhura ifata izina Ibanga ry'Abizera. Yego. Niba mbyumvise neza, tubwiye ko hariho korali ebyiri zitandukanye. Igitekerezo cyo kumva ko Korali Ibanga ry'Abizera noneho ikwiriye kubaho, igashingwa, ikagira abaririmbyi bayo, cyaje gite? Cyazanywe nande? Cyaje muri uwo mwaka w'ibihumbi 2003, ari nabwo ikanisa ya Duhabe yari imaze gushingwa. Yego. Ubwo rero byabaye ngombwa yuko ikanisa igiyeho haza n'impinduka z'uko n'amakorali agomba kuba ari mashya. Ubwo nibwo iyo korali yagiyeho muri uwo mwaka wa 2023, bitewe n'uko n'ikanisa aribwo yari ivutse. Kubera kwa gutatanura niyo abantu bafonda bafonda, imbaraga zabaye nkeya z'amakorali, bamwe bacika intege, abandi bananirwa n'ubundi kwimuka aho twari tuvuye bagumayo. Biba ngombwa rero yuko twiterateranya ayo makorali abiri yari ariho,
kugira ngo tureme indi korari ariyo yabaye ibanga ry'abizera icyo gihe. Yego. So, nk'uko no mu buzima busanzwe usibye no mu murimo w'Imana, Yego. ikintu cyose iyo kirimo gutangira, igitekerezo uri kugitangira, umushinga runaka uri kuwutangira, hari imbogamizi zibamo. Yego. Ni izihe mbogamizi mwahuye nazo ubwo korari ibanga yatangiraga umurimo w'ivugabutumwa? Twahuye n'imbogamizi nyinshi cyane. Urumva iyo abantu bimuka, mu kuvuga ukuri no mu buzima busanzwe, ubuzima buba bugoye. Yego. Habonekamo impinduka. Ubwo rero kubera ko kwimuka, urumva twarimo dushaka urusengero, ubwo twari twimutse nta n'urwo dufite, turimo kubaka amakorari, mbese byabaye ibintu bigoye. Yego. Noneho n'izo korari ebyiri zariho ntabwo zari zihuje inifomo. Ubwo byabaye ngombwa yuko dushaka na inifomo yihariye n'ubundi ya korari ibanga ry'abizera ariyo itangiye gukora. Yego. Muri uwo mwaka. Ubwo hajemo imbogamizi nyinshi cyane, mbese twubakaga urusengero, twubaka n'amakorari kugira ngo turebe yuko umurimo w'Imana ukomeza gutera imbere kandi ntihabeho gusibangana ngo wibagirane. Yego. Yego. Ikibazo ngiye kubaza reka nkibaze ushinzwe iterambere. Birumvikana ko korari yatangiye 2003, uyu munsi tukaba 2025 irimo irangira, ni imyaka 22. None iyo myaka ni imyaka irimo ibikorwa byinshi, urugendo rurerure. Ni ryari mwagize igitekerezo cyo kumva ko indirimbo zanyu mwatangira kuzikora mu buryo bugezweho? Igitekerezo igihe twakigiriye kugira ngo twumve ko indirimbo zacu zajya habona, twakigize kera. Nko mu myaka 10 ishize nibwo twumvaga indirimbo zacu zajya habona zigafasha buri wese, ahubwo cyaje gushyirwa mu bikorwa muri 2023, kuko nibwo twabonye ubushobozi tujya muri studio dukora indirimbo za audio dukomerezaho. Yego. Bivuze ngo mwagiye muri studio muri 2023. Yego. Ni iki cyabateye kugira iyo nyota? Hari amakorari yanabayeho mbere y'uko 2023 igera, yabayeho mbere yanyu, ashobora no kuba barusha ubushobozi, ariko ataragira icyo gitekerezo cyo kumva ko bajya muri studio. Ni iyo nyota yavuye he? Murakoze. Ahantu twakuye imbaraga cyangwa se inyota yo kugira ngo twumve ko indirimbo zacu twazijyana muri studio, twajyaga turirimba mu materaniro, ku ikanisa, kuri paruwase, tukabona abantu barafashijwe, barishimye, mbese bafashijwe n'indirimbo twaririmbaga. Yego. Noneho bamwe mu batwumvaga bati murabura iki ngo muzishyira habona. Naho twebwe turibaza tutese niba ibintu birimo gufasha abantu bahani iwacu, ni gute tutazishyira habona n'abandi ku isi yose bakagenda bafashwa n'ibi bihangano byacu? Nicyo cyaduteye imbaraga, twumva ko niba indirimbo zacu zirimo zifasha abantu duturanye bo muri karitsiye iwacu, tugomba no kuzishyira ku ma YouTube, abantu bose ku isi yose bagafashwa n'izo ndirimbo. Nicyo kintu cyagiye kidusunika, twiyumvamo imbaraga bitewe n'uburyo abo twabaga turi kumwe bafashwaga, bakanatubwira rimwe na rimwe muturi imbere ya ndirimbo, nyine ukabona abantu bashishikajwe no kumva ibihangano byacu. Bidutera imbaraga rero zo kumva ko twabishyira ahabona, isi yose nayo igafashwa n'ibyo bihangano byacu. Yego. Birumvikana n'urugendo rurerure, ariko nanone rurimo ibikorwa bitandukanye, kwiyubaka gutandukanye, ndetse n'ibitekerezo byiza byo gufasha abakunda indirimbo z'ivugabutumwa, zomora imitima y'abantu, zibatera imbaraga muri uru rugendo. Ariko nk'uko tubizi, haba kuri mwe haba no ku bandi, ni igikorwa kiba kiremereye, byanze bikunze kigira imbogamizi z'umwihariko, kuko byanze bikunze dukurikije aho korari ibanga ry'abizera ikorera, aho ikanisa yacu iri, aho paruwase yacu iri, mwagiye gukorera hehe indirimbo zanyu? Ese n'urugendo rwari rumeze gute? Murakoze. Ntago byari byoroshye kubona korari ivuka hano mu cyaro itekereza kuba yakora indirimbo haba mu mashusho ndetse na audio. Nuvuga ngo byaratugoye cyane kuko
inaha mu gace kacu nta studio zihaba. yego Byadufashe urugendo twagiye gukorera i Kigali bigoye, ndabyibuka icyo gihe byari mu bunyerere, hari mu mvura, ariko Imana yaradushoboje. yego Twagiye gukorera rero muri studio iri i Kigali, niho twagiye gukorera icyo gihe. yego birumvikana twe korali ibanga ry'abizera ikorera i Rwamagana mu murenge wa Musha. Ni urugendo rurerure, ndagira ngo mutwinjize muri studio. Imbogamizi byanze bikunze ni ikintu mwari mukoze bwa mbere, iyo ikintu ari ubwa mbere ugikoze hari ibishyashya uhura nabyo bitandukanye n'uko wiririmbiraga mu rusengero bisanzwe. Muri studio ni urugendo rwari rumeze gute? Murakoze. Muri studio ntabwo ari urugendo rworoshye cyane, ko twese ne kuvuga ngo hafi ya twese, ngiye kuvuga ngo hafi ya twese, ariko twese ni ubwa mbere twari dukandagiye muri studio. Twagezemo rero cyane ko hari n'urucantege, urumva twari nka korali igiye gutangira bushyashya. Twavuze tutireka twebwe dutegure, kubera ko ari na kure, tugende dukora indirimbo 5 icyarimwe. yego Bakaduca intege, indirimbo 5 ntibishoboka. Abatubwira bati uwo mu producer ntago yazibakorera 5 icyarimwe, ahubwo wenda azabakorera 2, icyakora nabakorera 5 azabapfunyikira. Nyine urumva hari harimo urucantege. Twaragiye rero, tugezeyo Imana iradushyigikira, twajyanye n'Imana. Ndabyibuka twari tugezeyo mu masaa 3, twari tugezeyo. yego Imana ibana natwe, ibana na producer wadukoreraga. Twaragiye indirimbo 5 turazikora umunsi umwe audio. Ni ibintu bitashobokaga, n'abantu bose bibabwira bati niba mwakoze indirimbo 5 icyarimwe, ni ukuvuga ngo ubwo hazabonekamo amakosa menshi. Ariko dushima Imana ko nta kintu twigeze tujya gukosora. Niba abakurikira channel yacu mujya mukunda kuzibona, ni indirimbo zifite umuziki uryoshye, zikoze neza, bigaragare ngo Imana yari ibirimo. Nubwo twari dufite imvune, twari dufite abagore batwite, twari dufite abonsa, yewe twari turi kumwe n'umwana w'umukobwa mutoya, hari harimo umunaniro uteye ubwoba. Kuko ndabyibuka indirimbo ya nyuma twamaze kuyikora bimaze kuba mu masaa 9 n'indi minota, turi butege tugataha inaha i Rwamagana. Byari ikibazo rero, n'imvura yanaguye. Ngewe mbyibuka neza ko kuko twanyuze ku rusengero, twese niho twaruhukiye, twageze ku rusengero saa 6 z'ijoro. Urumva byari urugendo rukomeye, ariko hamwe n'Imana turashima Imana ko yabanye natwe icyo gihe, ikadushoboza, ikaduha imbaraga, nubwo byari bigoye tukabikora bigakunda. Imana ishimwe cyane. Yego urakoze cyane, ushinzwe iterambere rya korali. Reka nongere mbaze perezida, byanze bikunze nk'uko turi kubyumva cyangwa se uko dusanzwe tubizi n'abadukurikira barabizi, urugendo rwo muri studio ni urugendo rukunze kugorana, usibye no kuba mwari bashya, ariko no kubasanzwe ni ibintu biba bigoye. Izo mbaraga zo kumvisha abaririmbyi bawe ko nubwo bigoye, nubwo abandi babikora iminsi myinshi, twebwe birashoboka, izo mbaraga muzikura he? Umutima ukomeye ufite kwizera kungana gutyo, wo kumva ko ibyo abandi bakora mu minsi 3 4 mwe mwabikora mu munsi umwe bigashoboka, izo mbaraga muzikura he? Murakoze cyane. Uriya rero korali ibanga ry'abizera, nubwo muyibona ariko iri muri korali ikunda kubana n'Imana. Yego ni korali ibana n'Imana. Muri make korali ibanga ry'abizera ni inshuti n'Imana cyane. yego Rero ibyo byose twabishyigikiwemo n'Imana. Twari dufite amakuru menshi yuko Imana izabana natwe, ko izadushoboza. Yewe ibyo byose twarabibonye. yego Rero nicyo cyagiye kidutera ibyiringiro. Twapanze mu kuvuga ukuri urugendo rwo kujya muri studio nta mafaranga ahagije dufite. yego Ariko kubera Imana, njye natunguye no kubona biba bikarangira. Kubera iki? Imana yari yarabivuze, yego yarabitubwiye, iravuga iti ndabasohoye, mbajyanye muri studio, yewe mbahaye umuterankunga. Ubu turacyategereje, hari ibiri inyuma tutazi, ariko dufite amasezerano y'uko Imana izabikora kuko yarabivuze. Rero twagiye muri studio
dupanga gahunda yo kujyayo, twapanze gahunda yo kujya muri studio nta bushobozi buhagije, yewe amafaranga yari make, yewe nta n'umuntu wari wakadutera inkunga icyo gihe, yego byari imbaraga twihahaseho, umuntu azana 1,000, undi 2, undi 5, undi 10, ariko turavuga ngo Imana yo mu ijuru izadushoboze. yego Buriya umuntu njya nkunda kuganira n'abaririmbyi, umuntu yakoraga 1,000 mu mufuka avuga ati ndaje nkijyane, ariko Imana yaravuze byanga byakunda, ibyo yavuze nzarebe ko bisohora. yego Undi akazana 500 avuga ati nzaba ndeba yuko uyu mugambi w'Imana uzasohora. Undi akazana inote ya 5 cyangwa 10 avuga ati ubu ninjye n'Imana rwose nzaruri. Duteranyije kuri finali bigeze ndabyibuka, byari mu kajoro dupanga iby'urugendo, tubura amatike. yego Amatike amaze kubura, abantu bari bugende twese turisuganya, turavuga tuti ibi ntabwo bibaho, tugiye kwiyaranje nyine dushake n'itike. Ariko ntabwo ari twe twabikoraga, njye nabonaga ari wa mugambi w'Imana. Buriya rero Imana sinzi ukuntu ifite ibintu icamo warangiza ugashibuka yaguhingutseho. yego Ubwo twagiye kubona tubona n'itike irabonetse. Itike ibonetse nibwo twasenze Imana, turavuga ngo ubwo basi urugendo mu gitondo rurahari, turagenda. yego Ndakubwiye ngo twagiye muri studio, ibaze kujya muri studio tukavayo mu isanduka ya korari utabazamo n'igiceri cy'ijana, yego ahubwo dufite amadeni. Turangije Imana yakabyara ibigenza neza, amadeni turayishyura, turongera twikoraho. Twikoraho amadeni turayishyura. Ubwo muri make urugendo rwo kujya muri studio ruba rurarangiye, kandi rurangiye neza. Indirimbo zije baratubwiraga ngo zizapfa, ngo ntibyakunda kubera ari indirimbo nyinshi dukorewe umunsi umwe, ariko nshima Imana yuko zose zasohotse nta n'imwe yapfuye. yego perezida, nagira ngo nkubaze, byanze bikunze burya iterambere ry'umwana rigirwamo uruhare n'umubyeyi. Hari uruhare rw'itorero nka korali ibanga ry'abizera, kuko turi abana b'itorero, dushamikiye ku itorero. Byanze bikunze kuri iri terambere twarimo tuvuga muri iyo myaka 20 irenga, ni uruhe ruhare rw'itorero kugeza uyu munsi? Yego murakoze cyane. Uruhare rw'itorero mu iterambere rya korali ibanga ry'abizera ni runini. Yego Itorero ryaradufashije, nk'uko twarimo tubibabwira, twavuye muri studio nta kintu namba. Tugeze mu itorero naryo ririshima, baravuga bati birakwiriye ko izi ndirimbo zakagiye hagaragara na video ikaboneka. yego Baradufasha, baduha ibitekerezo, baduha inama, barangije badukorera ikintu cyiza, badukoreshereza fundraising. yego Abantu baritanga, byumvikane ko ibihangano byacu abantu bari babikunze. yego Itorero ryari ribikunze, abantu hanze babikunze, baravuga bati rero rwose mureke dushyire hamwe dushyigikira aba bana. yego Korali baradushyigikira, baduha inama, baduha ibitekerezo, batuba hafi. Ndakubwiye ngo uruhare rw'itorero ni rurerure. Pastori yatubaye hafi cyane, mwarimu atuba hafi, baradufasha, kuko n'ubundi abishyize hamwe nta kibananira. Ubwo muri uko kwishyira hamwe kwacu byagenze neza, bituma indirimbo zacu zijya ahagaragara. yego Yego. urakoze cyane. N'ubundi ngiye kubaza ikibazo gisa n'igishamikiye kuri icyo. Hari imishinga mufite imbere, twari turimo tuvuga ku byarangiye. Hari imishinga mufite imbere, turaza kuyivugaho mu kanya. Noneho ni uruhe ruhare muri kwifuza ku itorero mukoreramo uyu munsi? Ese ubwo tunavuge ku bakirisitu, ku bareba ibyo dukora, ku bumva ibihangano byacu, murabifuzaho iki mu myaka iri imbere, mu bihe biri imbere, mu bikorwa biri imbere? Rero kugeza ubu nk'uko itorero ryadushyigikiye n'ubundi na mbere, bigatuma tugera aho tugeze, na n'iyi saha turabasaba ngo rikomeze ridushyigikire, rikomeze ritube hafi, ridufashe cyane mu gusenga, kuko byose dushobozwa na Kristo duha imbaraga. Hanyuma itorero nirikomeze ridufashe,
kandi ritugire inama, ritube hafi mu bitekerezo kugira ngo uru rugendo turimo tuzabashe kurusohoza amahoro. yego Hanyuma rero abantu nabo batwumva, abantu badukurikiye, turabasaba inkunga y'amasengesho, turabasaba kutuba hafi, yego yewe bashyireho komanteri, bagire ikintu bavuga kuri ibi bihangano byacu kandi baduhe n'inama. yego Mwakoze rero. urakoze cyane. Reka mbaze ushinzwe iterambere ubu niwe ngezeho. Yego. Byanze bikunze turi gusoza umwaka wa 2025, tugiye kwinjira muri 2026, ariko byanze bikunze mufite n'intego z'igihe kirekire. Ni ibihe bikorwa cyangwa se murateganyiriza iki abakunda ibihangano byanyu n'ibikorwa byanyu muri rusange? Murakoze. Icyo turimo guteganyiriza abakunzi bacu, turimo gutegura amakonseri, ibitaramo, tuzagenda tubamenyesha igihe bizabera. Ntago aka kanya nababwira ngo ni itariki n'iyi, ariko ibyo bintu turimo turabitegura. Cyane ko badukoze ku mutima, natwe dushaka gukora ibintu bizajya bibashimisha. Yego. Nk'uko baduteye inkunga, nk'uko batubaye hafi, nk'uko badusengeye, nk'uko batugiriye inama, natwe twiteguye kutazabatenguha. Yego. Hari amakonseri turimo gutegura, hari ibitaramo turimo gutegura, tuzabamenyesha abakunzi bacu. Yego. Urakoze cyane. Twagiye tuvuga ku bantu, tuvuga ku itorero, tubivuga muri rusange, ariko by'umwihariko buriya hari abantu baba barabigizemo, barashyizemo imbaraga nyinshi kuruta abandi, cyangwa se baba barabo gushimirwa. Buriya gushima ni byiza. Ubwo perezida niwe ugiye kudufasha. Ndagira ngo mutubwire, nyuma hari itorero, hari mwebwe ubwanyu namwe baramukuriye kwishimira, ariko abandi bantu mushimira, muvuga muti aho tugeze uyu munsi, ibyo tugezeho uyu munsi, aba bantu bakwiye gushimirwa. Ndagira ngo mbaho umwanya mushimira abantu bagize uruhare mu bikorwa bya Korali Ibanga aho igeze uyu munsi. Yego. Murakoze cyane. Abantu bo gushimirwa barahari. By'umwihariko turashimira abakristo bose muri rusange, abantu bose bagerageje gukurikira ibihangano byacu bakabyishimira, bakagira ikintu bakora, barahari, ni benshi. Yego. Abo bantu turabashimiye. Umuntu wese azi ko hari ikintu yagerageje gukora kugira ngo izi ndirimbo zacu zigere ahagaragara. Uwo muntu aho yicaye, aho ahagaze, mu byo arimo byose yumve ko tumushimiye. Yego. Turashimira kandi umushumba wacu Pastori, ntako atagize, yatubaye hafi, aradushyigikira mu bihe bigaragara nk'aho bigoye, abana natwe, aba mu ruhande rwacu rwose. Rero turamushimiye, n'ubundi Imana y'amahoro imukomereza amaboko. Yego. Turashimira abarimu bacu babanye natwe, umwarimu wari uriho icyo gihe Muneza, mwarimu dufite ubu ngubu Emile, babanye natwe, baradushyigikira, baba mu ruhande rwacu rwose. Navuga yuko no kuba tugeze aho tugeze babifitemo uruhare. Yego. Barakoze rero. Imana y'amahoro yarakoze cyane kubaha kurinda umukumbi, kandi mu bigaragara barawurinze. Yego. Yego. Turashimira kandi by'umwihariko abantu bose, amakorali atandukanye, yaba ayo mu Binunga, yaba ayo mu Bitsibo, yaba ayo kuri paruwase muri Duhaha, bagizemo uruhare kugira ngo izi ndirimbo zacu zose zijye ahagaragara. Aba bantu turabashimiye. Yego. Imana y'amahoro nibahereza umugisha. Amen. Yego. Arakoze cyane perezida. Cyangwa uracyakomeza? Gahunda yo gushima itari yarangira. Yego. Mwanya n'uwanyu rwose. Buriya gushima n'urugendo rurerure. Yego. Ariko ntago twasoza gushima tudashimiye umuterankunga wacu Justin, umuririmbyi wacu. Buriya akora byinshi, ni umuterankunga, ni umuririmbyi. Rero turamushimiye uburyo akora uyu murimo, bubona yarabigize nk'ibye. Yego. Rero turamushimiye
kandi tumusabira n'imbaraga mu murimo kugira ngo Imana y'amahoro ijye imushoboza. yego Turashimira kandi na mugenzi we bari kumwe nawe, Imana y'amahoro ijya ikomeza kumurinda, nawe bigaragare yuko ntako atagize ngo adufashe uyu murimo. yego Robert, twabashimiye mu izina rya Yesu. Amen. Imana y'amahoro rwose bagirire neza, imbaraga n'amavuta bigume murimo. yego murakoze cyane. So urakoze cyane perezida, ariko n'ubundi ntabwo ndakurekura. Nta kibazo. Ngiye gusa n'uvuye muri korari gato ninjire mu buryo bwa gikristo busanzwe, cyane ko namenye ko hari n'izindi nshingano mufite. Uri umukuru w'abakristo ku ikanisa ya Duhabe. Turi mu bihe aho insengero zifunze zimwe na zimwe kubw'impamvu abantu bose bazi. Insengero zitujuje ibisabwa zose zarafunzwe. Rero twagiye tubona hari abakristo yewe n'abaririmbyi bamwe na bamwe bacitse intege, kavuga ati niba urusengero rufunguye ruri mu birometero 5, ruri mu birometero 10, ruri mu wundi murenge, ntago najyayo. Tubona ko hari abakristo bacitse intege, kandi buriya tumenyereye ko abakristo cyangwa se n'abandi bantu muri rusange, buriya message iturutse ku baririmbyi iyumvikana vuba. By'umwihariko mbikubajije nka perezida wa korari, ariko nanone nk'umukuru w'abakristo, ni iyihe nama mwagira abo bantu bacitse intege, bihebye, bumva ko gusenga byahagaze, rimwe na rimwe bakanatandukira bakava mu murongo? Ni iyihe nama mwagira abo bantu? Yego murakoze. Nk'uko mubivuze koko ndi umukuru w'abakristo ku ikanisa ya Duhabe. Nubwo bimeze bityo, tukaba turi muri ibi bihe bigoye, ariko gukingwa k'insengero ntago byakabujije abantu gusenga. Yego. Buriya hakinze urusengero rw'inzu, ariko n'ubundi urusengero nyarusengero ntekereza yuko ku muntu wizera ko rufite muri we rukinguye. Yego. Rero inama nagira abantu bagiye bagahera inyuma ngo insengero zirakinze, bariya abantu rwose barishuka. Yego. Nibagaruke bajye mu murongo, basenga Imana, bavugane n'Imana, bakorane n'Imana, kuko ibi byose byabaye Imana irabizi. Niyo mpamvu rero abantu batakihebye ngo bumve ngo birarangiye, ngo byacitse. N'ubundi gusenga nuko umuntu gusenga ntago ari mu nzu. Yego. Ntago ari inzu yubatswe n'abantu, gusenga ni mu mutima. Abantu buriya twebwe dufite amahirwe. Dufite amahirwe nubwo insengero zikinze, yewe izindi zikaba zishenye, ariko twari dufite aho dusengera, kandi ntago ari mu birometero byinshi. Yego. Ni hafi pe. Rero abantu bacitse intege, ntekereza ko batajyanywe nuko insengero zashenywe, ahubwo bakabanje bakibaza ngo se urusengero ni iki? Nsabana n'Imana nte? Nsabanira hehe n'Imana? Ese nkorana nte n'Imana? Barangiza bakihereza igisubizo. Yego. Kuba rero n'abagize ingorane zikaba zikinze, urugendo ari kure, ntago bakihebye ngo bumve ko byarangiye. Bagasenza Imana, bagakorana n'Imana, bagakomeza kubana nayo, kubera ko n'ubundi Imana bari kumwe. Imana ntago bayisanga mu rusengero runaka rukinguye. Yego. Yego. Urakoze cyane rwose, kandi tubwiye message iremereye ku muntu uri buze kuyitega amatwi, araza kugira icyo akuramo. Turi kugana ku musozo w'ikiganiro cyacu. Ntago nabarekura, buri umwe agiye kugira icyo abwira abantu bari badukurikiye, cyane ko turi no mu mpera z'umwaka, turi no gutangira undi. Byanze bikunze hari message mukeneye kugenera abantu bakunda ibyo dukora, bakunda indirimbo za korali ibanga ry'abizera, banategereje ibihangano bishyashya n'ibindi byose turi kubategurira nk'uko twabivuze haruguru. Reka duhere kuri Presidente, atubwire icyo ageneye abantu bakurikira ibiganiro byacu. Murakoze. Rero ibintu tugeneye abantu badukunda, badukurikiye ni byinshi. Yego. Ni byinshi, nk'uko badushyigikiye bakaba hafi yacu, natwe ntago twifuza kuzabakoza isoni.
yego turifuza kujya duhora tubana nabo umunsi ku munsi kuri cano yacu, turifuza gukoresha amakonseri, ibitaramo, tukabatumira tukabana nabo kugira ngo ivugabutumwa rikomeze kwaguka nk'uko Imana yabidusezeranije. yego Kandi ntekereza yuko ibyo duteganya Imana yo mu ijuru n'ubundi izabidushoboza, Yego. kuko n'ubundi yabivuze ni nayo izabikora. yego Rero rwose muhumure, turi kumwe. Imana y'amahoro ntekereza yuko izadushoboza uyu murimo, kandi byanga byakunda izabikora. yego Yego. urakoze cyane. murakoze. Ikintu twabwira abakunzi bacu, icya mbere ni ukubifuriza umwaka mushya muhire wa 2026. yego kandi tubabwira ngo Imana nikomeze ibane nabo, ibashyigikire mu byo bagerageza gukora, muri byose Imana ijya ibaba hafi. Yego. cyane ko twabonye ko muri inshuti zacu, muri inshuti z'umumaro, inshuti zadushyigikiye, aho twabonaga ko twebwe bidashoboka, mwaradushoboje mufatanyije n'Imana. Rero turabakunda, mujye mukomeza mu musura cano yacu, murebe ibihangano bishya twashyizeho, cyane ko twumva ko tutateze guhagarara, ntabwo tuzabisha irungu pe. Tuzahora dushyiraho udushya, ibiganiro, ubuhamya, izindi ndirimbo, kuko zirahari nyinshi. Ndatekereza dufite ibihangano birenga 300, indirimbo 300. Rero murumva ko mutazicwa n'irungu. Mwebwe mutube hafi gusa, komenti zanyu zirakenewe, musharinge no kuri bagenzi banyu, mbese mutube hafi tubone ko mudushyigikiye, kugira ngo natwe bikomeze biduhe motivasiyo yo gukomeza kuzamuka tubagezaho ibindi bihangano. Murakoze cyane. yego murakoze cyane, turabashimiye, mbashimiye ku mwanya wanyu mwampaye kugira ngo tugirane kino kiganiro. Dushimira n'abantu batubaye hafi muri uyu mwaka wa 2025, kuko nibwo twatangiye gushyira indirimbo zacu kuri YouTube. Dushimira abamaze gukora subscribe, n'abatarayikora nibakandeho mukore subscribe, mukore share, muduhe comment, kugira ngo tubane ku byo tumaze kubahereza, ariko tunababwira ko tubabikiye ibintu byinshi byiza, kandi tubifurije amahoro y'Imana mu mwaka mushya wa 2026 tugiye kwinjiramo. Ciao ciao. Amen.